So uyu munsi hari flashback ukibona? nazo nkibona. Progress. ATUTSE. N'ibitatse ndasinzira nta kibazo. Good. Uyu munsi uri steady? Ndumva nta kibazo, meze neza. Byiza. Yeah. Tuzareba nibikunda. Ngiye gutindaho gakeya ndavugamye abo ngubu kabisa agiye gukwepa tu kugira ngo wabimenye. None si gahunda ibidaritse genda ubisana mikino bigeze nabi cyari cyafata Derek ntagaruka therapy ikora. Ugenda ukamubwira ugacishamo gake ukaba wanarira ubundi nyine ibintu bikaba biciyemo ukaba ikiremwa gishyashya. Ngoga wongera uramubeshya ni benshi ahora mbaza ibintu bimwe, so ngo nanjye muhe ibisubizo bishyashya. uramubeshya kubera yuko wumva kumubeshya uzakira neza. Iyo ndi muzima abifate nabi ariko singiye ko abantu badafite ikibazo bajya kureba umuterapist buri cyumweru. Biratandukanye anyway, ku kazi ibibazo byabaye ibibazo ku buryo byatangiye kurenga ubushobozi bwanjye, ndakeka noneho ari wowe uri buze kubyikorera. Reka nkwereke nimba hari scam ya mbere yigeze ibaho mu mateka y'ikiremwa muntu ni emotional healing. God, here we go again. Umva reka mbereke nuvuga nta muntu n'umwe uzigera ukira amarangamutima cyangwa se ibikomere, if I can say that. Ahubwo wenda ikibaho nuko wiga kubihisha. Ikiba gikurikiye no kumenya ngo ni bande bagiye kungukira muri ibyo bintu. Heartbreak Illuminati. Ingo na societe. Ni ukuvuga ngo iyi system yose yubatse ku buryo, how can I say, ntabwo uzigera umenya ibintu kuremereye byose. I mean, bagushira mu maso ibintu bituma umera nkaho warakize. Cyangwa unyumve neza.
umuntu akaba agira igihe cye n'uburyo bwe bwo guprocessing ibibazo. Oya, yeah. Trauma ni careless. Like, umuntu ubabaye niwe muguzi mwiza. Niwe uzagura ibintu atatekereje, umuntu ubabaye niwe uzasanga ari gushopinga, niwe uzasanga ari mu vacation, niwe uzasanga aririrwa scrolling on social media, ari ku ma Netflix. Means trauma iri gutuma isi running. Like, iyi si ikeneye umuntu ubabaye, umuntu uri broken. So wait, ushatse kuvuga ko abantu bose bakize ibikomere capitalism yasenye? Exactly. Nivuga ngo umuntu muzima cyangwa amaze gukira bya nyabyo are dangerous cause ntabwo azigera ajya kugura ibintu atatekereje. Like, ibintu ari gukora byose aba yabitekerejeho, ntakeneye validation, ari aho ngaho ari ku murongo. So Wow. So ushatse kuvuga ko therapy ari icyaha? Therapy, let me say, ni akababaro gapfunyitse ukundi. Bo icyo bakora bakwigisha uburyo ugomba kubaramo inkuru ya trauma yawe. Like, ukigira nkaho wakize and trauma uracyari kuyibamo. Nese reka nkwereke, ntabwo urabona umuntu umaze imyaka myinshi, like a lot, ari muri therapy and aracyari messed up. Ntabwo beshya. So hanyuma rero igisubizo cyawe kikaba ikihe? Niba uvuga ko gukira ibikomere ari scam, ubwo twakora iki? Rekeraho kwigira nkaho umeze neza. Uvuga uti yego nibyo ndarwaye, ariko nanone ntabwo nkwiye kwigira nkaho ntabizi. Ahubwo ikiriho tekereza kubera iki ibi bikomere cyangwa se aka kababaro nkemera ko ka controlling. You know, ni ubwa mbere uvuze ikintu wumva turacyemeranyaho. Itariki muyandike. Ni kuvuga ngo mwandika akantu rato abantu banjye. Ntabwo ikibazo ari uko wakomeretse, ahubwo ikibazo ni uko bari kugerageza kukumvisha ko utari ukwiye gukomereka. Alright, nibyo twari tubafitiye uyu munsi, ariko remember, life is yours to control and deep cut ni yanyu. Sinjye wahera. Oh! Baye, kandi ngiye kuzakura muri poto. Musosa biki. I know that ko nari nawe kutabahari. So girls, tonight turajya out. Mike yambwiye ko ashaka guhura na Brenny. They broke up. What? Bitch, ukaba utarabimbwiye? Bibaye vuba. Ubwo naribagiwe. So tell me, what happened? Nzi ko ngubu muri confi, ibintu byose biri ku murongo. Nta kibazo cyari kirimo, ahubwo we yashaka gusetoninga down. Ariko uburyo ashaka kubikora nibwo bwari ikibazo. Nyine mbwira ukuntu bimeze. Come on, spill the tea. Ukunda amagambo, njye narumiwe. So, what happened? He introduced me to his boss mu bukwe bwe as if I'm his wife. Ibyo bintu urabyumva? Kandi ngo yumvaga ashaka ko mpita mbyemera atabanje no kubimbaza. The guy yanshyize muri mind you as if I'm his property or something. Oh shit. Like, what the fuck? That son of Jesus. So nukuvuga ngo yasimbutse girlfriend, asimbuka fiance, agenda straight kuri wa. That's very weird. Yep. None bibaze ko nabimubajije. Akambwira ko yumvaga ko ngomba guhita mbyemera. You know? Aba muri future yanjye ndawo tarabanje no kubimbaza like Ibyo ni byo bita kuba umufigure muri filime ya Rotary. So ubu ngubu nukuvuga ngo we na Bruno. silence of Bruno. N'ubundi yarajabiriye. Bamukundaga da. You know what? Ndashonje. So ndi turasohoka ariko mbona butira. We go.
kudufasha right now ndashaka coordinating ibintu byose dufite hano ikindi cya kabiri ukagira vuba ugategura inkuru imeze neza mbere yuko tujya public right Okay, I'm on it. okay make sure ko mpaye igisubizo mu minota itarenze 5 niba uwo muntu tumwizeye ko ahari cyangwa ntawe uhari tumenye icyo tugomba gukora actually nari ndimo kureba ko ngifite contact so ndabona ngifite ahubwo umunyemeye nakoraga ko okay just alright make that call okay ariko ejo wagomba kuza mu rugo kuri dina urangije ntiwaza kandi warabyemereye mama. hari ibintu nahise nyamusandira Ako nta nubwo yamubwiye kandi byibura ari kubimumenyesha. it's not a big deal right since no one Kuri njye it is. You know, mba nibaza what's your deal? I tell Yeah, kuba icyo utagishaka kugaragara muri famille yacu. Because you know, uri umwe mu muryango wacu. Wowe nubwo udashaka kubyemera. I know ariko birarangiye kandi nawe ndabizi ko bizi ko byarangiye right Uri muri itandukanye n'icyo wasezeranye. Kandi urabizi neza ko uri umwe mu muryango wacu. Nuko uri muri abihunga. I know Andre ntabwo ndi kujya mu gira umuntu usimbura nanjye ni mukuru hari ibintu byinshi ngomba kwitaho Ntabwo ndi kugusaba ngo ugire usimbura NGOGA. Gusa byibura hari ibyo ugomba kurekura. Kuko ibi byose hari igihe uzaba uri kubifacinga. ntabwo nzi ko nabishobora Well, nibura niri nitangiriro. Akunda kwinginze byibura n'ibizagutwara igihe kirekire. Kandi igihe cyose uzankenera nzaba mpari. ntabwo nshobora wampaye ibiryo Aseva urabona nari guteka koko. ese wampaye ibyahiye Iva yasigaye ugeza mu gikoni ubyitekere. ese undi kuri kumbwira nabi Okay. Akwiga urabizi ko muri isi ari njye muntu ugira utajya kubwira nabi. Iva, wasubiye mu ngeso y'amayoga. ndi kunywa jema Urimo kunywa ji ku buryo wumva nayoberwa umwuka w'inzoga. Si basi. Umuhogo ugomba guhora ubobereye kuko atari amazi. ndakwiyamamaza Aho ukeneye ko mbere. ese ushobora jya ubambwira kandi Ese Iva nganjye mumureka. Bisere Iva n'umwana mwiza. Iva nta kosa agira, Iva nta deni agira. Wowe umuntu waho atagira n'ideni naheza ukavuga ngo Mwana mwiza. Hati. Kuba adafite ideni bivuze ko afite inshingano se. Iva, nakugira inama zo kugira discipline kugira ngo ubuzima bwawe ejo butazajya mu kaga. okay twagiye muranza Kandi nawe ntaho mutaniye. Uri wo kubyuka uri kuri hunga inshingano gusa. Ariko uzwi ibi bihugu bagira ngo hari ikintu mba ndi guhunga nk'umufugitive.
ntubyuka wirukanka se kugira ngo utubaka. Manjye no mukama brands kandi birampagije. What? Ama brands. Umunsi umwe nibwo uzamenya ko ubuzima atari kuva mu kazi ujya mu kandi. Ma uwo munsi nugera ndabikwemereye nzamanika ikiganza hejuru mvuge ko wari warabinteguje. Allo? Yego ndabona. Ubwo sizo kreze nezi. Okay, nyohereza details ubwo ndaje mu kanya. Sawa. Si? Harabona ko mfite akamaro. Buragiye just like that. Cyase ufite timing wallahi. Is that right? The worse. Branding is inconsistent. Messages zanyu ziri reactive or kuba proactive. Chat ntabwo ko nta n'umuntu uzaba muri bo hano. Ko company irashaka kuba ibintu byinshi icyarimwe. Murashaka kuba progressive, murashaka kuba traditional, murashaka kuba safe, murashaka kuba bold. Ntabwo mwabera arimo ibyo bintu byose ngo abantu ntibabone ko mwasaze. Public umurirwa umwimerere. So, ikibazo kikaba iki? Policies. Cyangwa ugasanga nazo ntazo. Igisubizo rero kikaba iki? Ngiye mbaye ndogira inama umuyobozi wanjye, namubwira guhitamo ikintu kimwe akabiri cyagumaho. Niba ari ukuba traditional bakaba traditional gusa, niba ari ukuba bold bakaba bold gusa. Ariko bisaba umuntu uri smart. Sinzi ko abayobozi ba hano bafite ubwenge buhagije ku buryo babikora. Wait. You're not the boss, right? Meet NGOGA, the CEO.